Inama y'umunsi y'abashakanye. Urugo rufite umuco warwo, abana bafite imico yihariye uko wabana nabo. Abana buri gihe bahora ari umugisha, ariko abana nabo bakaba bazana impinduka nini mu rugo rwawe ndetse n'uburyo ubushake bwawe bwa mbere bwari bumeze. Niyo abana bawe bafite imico ikomeye, ifite imbaraga, impinduka ziragaragara cyane. Nimwe mu mico yawe rero nayo ikomeye, ibi ngibi bizatuma ubuzima burushaho gushimisha kandi bugende neza. Uyu munsi rero turimo gusangira inama nke z'uburyo bwo guhangana n'imbaraga zidasanzwe mu rugo rwawe. Bwa mbere, gabanya urwego rwa stress no kureba nabi, gerageza kuba umuntu utuje kandi wishimye. Bwa kabiri, shaka urwenya kandi n'ibigusetsa mu buzima buri munsi kugira ngo urugo rwanyu rukomeze kubaho neza. Guseka rwose ni wo muti mwiza kandi wabasha gufasha uburwayi bwo ari bwo bwose. Fata umwanya amwe n'uwo mwashakanye mwishimishe kandi murebe ibintu byiza bisekeje byabaye mu buzima bwanyu, mugerageze kubisangira. Reka kuguma kwikomeza hagati yawe n'abana bawe kandi woroshye ubuzima bwose hagati yawe hamwe n'abo mwashakanye. Kwibanda ku bintu bibi ndetse no guhangayika bizagufasha gusa gusenya ibyishimo by'umuryango wawe ndetse no kutishima. Rimwe na rimwe rero, inzira yonyine yo kwirinda kurira, kurakara cyangwa se kuvuga nabi ni ugushaka ikintu cyo kwishimira. Uko ibi ngibi ubibona, nyine ni gutyo bimeze. Byose bishingiye cyane ku bigaragara. Wibuke kandi abana bawe ntabwo bazakomeza kuba abana, bazaba barakuze igihe kinini mbere y'uko ubimenya. Wero n'uwo mwashakanye mukaba muzatungurwa no gukura kwabo. Ibyo rero birumvikana yuko ushobora kutabyumva kano kanya, ariko nanone igihe cyihuta kubi kuruta uko benshi babitekereza. Fata umwanya ndetse n'imbaraga zo gufasha abana bawe kwiga gucunga ibyiyumvo byabo bikomeye mu buzima bwabo bwose. Baha urugero rw'uko bazashobora kubicunga nibamara gukura, kandi uko ubasha gucunga ndetse no kurinda ibyiyumvo byawe, uzaba uri no gucura intwaro nziza cyane yo kwereka abana bawe mu minsi izaza. Kugira ububasha mu rugo rwawe rwose nibyo, ariko kandi nanone ibuka ko bisaba gukorana kugira ngo mubashe gushyiraho ubuzima bwiza bw'umuryango bufite amahoro kandi buteye imbere. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BIBLE-INSTITUTE.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.